kuba ari imboga ahubwo ni n'umuti w'indwara zitandukanye kandi nyinshi ku isi. Karoti ni imwe mu mboga ziribwa cyane ku mugabane wa Afurika ndetse no hanze y'umugabane wa Afurika. Izi mboga kandi zikaba zikungahaye kuri vitamini zitandukanye, zikaba zinarinda indwara zitandukanye. Munyemerere kuri uyu munsi ugaruke kuri zimwe mu ndwara zirindwa no kurya karoti, ndetse yewe niba hari n'ingaruka mbi zishobora kuba zaterwa no kurya karoti nyinshi, kuziteka nabi, kuzishyiramo amavuta menshi. Ibyo turaza kubigarukaho uyu munsi. Mbere yuko tumenya byinshi ku bigendanye n'indwara zirindwa no kurya karoti, ikatuma tumenye se ubundi karoti zikomoka he, zageze ku isi gute. Rero ni imboga zakomotse mu burasirazuba bwa Aziya, by'umwihariko mu bihugu by'Uburusiya bwa kera ndetse na Afghanistan. Karoti ya mbere ntabwo yari ifite ibara risa n'iri ngiri turi kureba, ahubwo benshi bavuga neza ko karoti ya mbere nta kabuza yasaga icyatsi, ntabwo yasaga umuhondo. Karoti y'icyatsi n'umutuku tuzi ubu ngubu yaje gutunganywa mu kinyejana cya 17 mugabane w'i Burayi. Karoti rero zaje kuba imboga ziribwa cyane hirya no hino ku isi hatandukanye, i Burayi, Aziya, Afurika n'ahandi hantu hadasanzwe ku isi yose muri rusange. Imboga mpamvu abantu benshi bazikunda kuzirya nuko zikungahaye kuri vitamini zitandukanye. Karoti ni imboga zifite intungamubiri nyinshi kandi zifasha mu buryo bukurikira: kurinda amaso no gukomeza urumuri rw'amaso. Karoti ikungahaye cyane kuri beta karoti ihinduka vitamini E mu mubiri. Vitamini E ifasha kurinda uburwayi bw'amaso no kunoza ubushobozi bwo kubona mu mucyo mukeya, bityo bikaba byatuma umuntu urya karoti aba adafite ibyago byo kurwara amaso buri munsi. Karoti kandi ifasha cyane antioxidants ziri muri karoti, zifasha uruhu kurwanya gusaza n'ibindi bibazo by'uruhu bitandukanye. Karoti ni zimwe mu mboga ushobora kuba wakoresha buri munsi bitewe n'uko idakungahaye kuri vitamini E gusa, ahubwo ikungahaye no kuri vitamini C. Iyi ngiyi ikifasha mu gukomeza ubudahangarwa by'umubiri. Karoti ni zimwe mu mboga zikoreshwa cyane mu buryo butandukanye, bitari no kuzirya mu mboga gusa, ahubwo kuzikuramo amaji atandukanye no mu bundi buryo butandukanye, bwa mu buryo bwo gukora amasalade mu buryo budasanzwe. Gufasha igogorwa ry'umubiri. Karoti ifite fibers kandi zikaba zafashwa mu igogorwa ry'ibiryo turya bya buri munsi, zikaba zanafasha mu kurinda indwara ya constipation. Karoti kandi ni zimwe mu mboga zifasha kurinda umutima. Beta nizo ntungamubiri zishobora kugabanya ibyago byo kurwara umutima. Uburyo bwari bwo bwose wakirindamo umutima ntibwakunda utagerageje gukoresha karoti. Wowe utari uzi ko karoti ari zimwe mu mboga zishobora kuba zakurinda kurwara kanseri zimwe na zimwe. Karoti rero nubwo tubona ko ari imboga ziri aho ngaho ziciriritse, zigura makeya, gusa zifashishwa cyane mu kurwanya kanseri y'amara n'izindi ndwara zikomeye cyane nka za kanseri zidasanzwe twe dutekereza. Karoti kandi zikoreshwa cyane mu buryo butandukanye. Karoti ushobora kuba wayirya ari mbisi, ari nabwo buryo bwiza bugaragaza neza ko kurya karoti byakugirira akamaro. Karoti ushobora no kuba wayikoreshwa mu buryo bwa salade, mu buryo bw'isosi cyangwa isupu, mu buryo butetse kwa kundi bazikaranga. Karoti kandi ushobora kuba wanayikoreshwa mu buryo bwo gushaka umutobe, mbese n'ibindi turi kureba byita amaji ya karoti. Bityo bikaba byatuma karoti iguhindukira igisubizo cy'ibibazo byose wibazaga buri munsi. Karoti kandi ishobora no guhindurwa mu rugo, mu busitani, cyangwa ikaba yaba kimwe mu mbuto n'imboga zihingwa cyane mu rugo rw'umuntu. Hari ingaruka zo gukoresha karoti mbi mu gihe wazikoresheje nabi, ukazikoresha ari nyinshi. Nubwo karoti ari nziza cyane, hari ingaruka zishobora kugaragara mu gihe zafashwe cyane, ni ukuvuga mu gihe wariye karoti nyinshi. Kurya karoti nyinshi cyane bishobora kuba byatuma uruhu ruhinduka umuhondo cyangwa rugahindura ibara, ibintu bitandukanye kandi bishobora kuba byatera ikibazo ku ruhu rw'umuntu. Nubwo izi karoti zifasha mu kurwanya indwara z'amaso, karoti rero zishobora kuba zifite isukari nyinshi maze bigatera ibibazo by'isukari mu maso. Abantu bafite diyabete bagomba kwitondera karoti nyinshi kubera ko ifite isukari nyinshi yo hejuru, bityo bikaba byatuma diyabete yabo izamuka kuruta kugabanuka. Izi mboga rero zitekwa mu buryo butandukanye, nubwo benshi batekereza ko ari imboga nziza gusa, n'indi mboga zishobora kuba zagira ingaruka ku buzima bw'umuntu, cyane cyane ku barwayi ba diyabete. Ku bantu barwaye diyabete bajye barinda kurya karoti inshuro nyinshi, bitewe n'uko zino karoti bakaba zabazanira ibyago bitandukanye, harimo nko kuba isukari yabo yakiziyongera cyangwa ikazamuka mu buryo benshi batabashaga gutekereza. Hari ibihugu bikomeye cyane ku isi bikunda guhinga karoti, aho tuza gusanga nubwo benshi dutekereza ko ibihugu nk'u Rwanda, Uganda, Uburundi n'ibindi bihugu muri Afurika y'Iburasirazuba
bihinga karoti, nyamara bino bihugu bidahinga karoti cyane nk'Ubushinwa, Ubuyapani, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuhinde, Uburusiya n'Ububiligi tutibagiye n'Ubuholandi, nibyo bihugu bizwi cyane mu guhinga karoti. Bino bihugu nibyo bihugu bikomeye cyane ku isi bizi guhinga karoti nyinshi uko bwije no ko bukeye. Karoti iribwa mu buryo butandukanye, ari mbisi, zitetse, mu masalade, mu mboga, ndetse yewe no kuyinywa ari ji cyangwa kuyinywa kwa kundi umuntu nyine anywa ji zitandukanye. Ikunzwe cyane kubera uburyo bworoshye bwo kuyitegura no kuyiteka. Uburyo bwiza bwo kurya karoti rero, benshi bavuga neza ko kurya karoti ari mbisi cyangwa kuzirya mu buryo butetse bishobora kuba byakica intungamubiri za karoti, ahubwo bikaba byiza ko niba ushaka kuba ufate intungamubiri za karoti zose wajya urya karoti ari mbisi. Igihe cyose wafashe karoti warangiza ukayiteka ngo nta kabuza vitamini zayo zitandukanye ziba zagabanutse. Buryo kurya duteka karoti tugashyiramo amavuta, tugashyiramo n'ibindi birungo bitandukanye, ntabwo tuba turi kurya karoti, ahubwo tuba turi kurya ibisigarizwa bya karoti. Umuntu rero ukunda karoti iga kurya karoti intungamubiri nyinshi kandi intungamubiri zidasanzwe, iga kurya karoti kandi nziza zitandukanye. Niyo ujya urya karoti ntukajya urya karoti zitetse mu mavuta menshi, bitewe n'uko ngo intungamubiri z'izi karoti ziba zamaze kwangirizwa burundu, bityo nta kamaro namba kagirira umubiri wawe. Ahubwo niba urya karoti zirye uzihekenye cyangwa uzikoremo umutobe, ndetse mu mutobe uri buze gukora ntukajya ugerageza gushyiramo isukari, kuko isukari iba iri muri karoti ibihagije, bityo ubundi ushyiramo isukari nyinshi bizajya bikurinda ko wamenya neza ngo ibyo ushaka. Ahubwo nujya urya karoti ujya urya karoti mu buryo butandukanye, ari ukuyihekenya ari mbisi no kuyinywamo umutobe. Nibwo bwa mbere rero umenye byinshi kujyanye na karoti. Mwibutse neza ko karoti nyinshi cyane ushobora kuba zakongera ibyago by'isukari nyinshi, bityo ku barwayi ba diyabete bakaba babujijwe kujya barya karoti nyinshi zitandukanye. Ese kuri ubona ko kurya karoti nyinshi ari byiza? Dore muri comment section nicyo kintu kidasanzwe wakora mu gihe utegetswe kurya karoti za buri munsi, ubyuka ukayihekenya ndetse bwakwira ukongera ukayihekenya kugira ngo nyine ibintu bikomeze kugenda neza. Niba nawe utwaryaga karoti, iki nicyo gihe cyawe cyiza kugira ngo utangire gukoresha karoti za buri munsi, maze umenye byinshi ku bigendanye na karoti, ndetse yewe karoti zigufashe mu iterambere ry'ubuzima bwawe bwa buri munsi, uko witwara, ubuzima ubamo, ndetse n'ibikorwa ukora byose bya buri munsi. Ni ubwa mbere rero ugeze hano, ntuva udakanze subscribe, like, comment, nisha kugira tutubona no mu zindi nkuru zitandukanye, aho tugaruka kuri byinshi ku bigendanye n'imboga, imbuto, ibiribwa bitandukanye, uko twabikoresha neza kugira ngo bitunge amagara yacu kandi duhinduke abantu bafite ubuzima bwiza. Cyane ko iyo umuntu akora, burya ngo umuntu akora kubera ko yariye kandi kubera ko afite ubuzima bwiza. Tugaruka rero kuri byinshi byadufasha gutunga amagara mazima mu buryo butandukanye. Ni ku Gikoni Iwacu. Nibwo bwa mbere tujyana no vando kandi subscribe, like, comment, arusha kugira tugaruka no mu zindi nkuru zitandukanye nziza kandi zubaka society. Stay safe, be blessed, we love you.